tubizi ko mumaze iminsi mutishimiye ya minsi 3 ya contravention twayigize iminsi 30. Bimeje kutakaje turenamtwe na kamurenzi na leta kwa perezida yakwiyeho imite kwa motari ariko mubwire nabo bite kutekano wao n'ubabandi urabumva yakwiye mugere mwite kwa motari munabi ibintu byose byatuma uborohereza. Ndagusuhuje cyane wowe ukurikira Omai TV show aho uherereye hose, komeza ugubwe neza, komeza umere neza cyane, nawe bitameze neza ukomeze wihangane. Uyu munsi biba bibi ariko ejo bikagenda neza cyane nk'uko mubibona ku mashusho agiye atandukanye. Uyu munsi ubuyobozi bwa polisi ndetse n'umujyi wa Kigali bwakoranye inama n'abamotari bakorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zaho. Nyuma yaho abamotari bakomeje kugaragaza yuko binubira ukuntu bafatwa na polisi mu muhanda, ndetse bakomeza kugenda bagaruka ku misoro basora ndetse na contravention babasha kuba bacibwa, ndetse bakomeza kugaragaza yuko amatariki cyangwa se iminsi yashyizweho yo kubahana cyangwa se mu gihe baguye rotari ari iminsi 3, bikaba bikomeje kuba bibabangamira cyane. Nk'uko bari bakoranye rero ikiganiro na Karegeya Omar ndetse kuri channel ye yitwa Karegeya Omar Pano, bagaragaje icyo kibazo, bakomeza kugaragaza yuko rwose ubuyobozi bubabereye imfura mu by'ukuri bwaborohereza. Ni muri urwo rwego rero ikibazo cyabo cyagiye cyane kiragenda kigera kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, ndetse akaba yatumye uyu mupolisi cyangwa se iyi polisi y'igihugu n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali yuko baza bakabwira inama cyangwa se bagakorana inama n'abamotari, ndetse bakababwira bimwe mu bintu bigiye bitandukanye. Bimwe muri ibyo rero tugiye kugarukaho mu byo bababwiye yuko ya contravention y'ibihumbi 10 bajyaga batanga, ndetse wagwa rotari iminsi 3 ukongerwaho ibihumbi 10 akaba 20, ndetse iyo contravention yabaye iminsi 30. Iminsi 30 mu by'ukuri akaba ari cyo gihano uzajya ucibwa, kuko ubu byari iminsi 3 bayikubye inshuro 10, ukaba aribwo watangira kuba wahanwa mu gihe waba utabashije kwishyura contravention yawe. Harimo ibyinshi bagiye bababwira, harimo yuko ngo igihe cyo gutanga umusoro cyangwa se cyo gutanga assurance bajyaga bishyura ibihumbi 180. Mu by'ukuri abamotari bari bagaragaje yuko ari ikibazo yuko ayo mafaranga ngo ari menshi cyane, kuko ibihumbi 180 basoraga cyangwa se batangaga assurance irusha agaciro ak'imodoka, ndetse bagaragaza yuko mu by'ukuri ari ikibazo cyaba kigiye gikomeye cyane, kuko ngo abamotari baba atari bo bakorera amafaranga menshi kurusha abatwara imodoka. Rero ahangaha afande yakomeje kugaragaza yuko iki kibazo cya assurance nacyo bakibonye, ndetse umushinga ngo uri mu nteko, hakaba ari uko babasha kuba bari kuganira n'ibigo by'ubwishingizi, umuntu akajya acibwa amafaranga ya assurance angana n'amakosa yagiye akora. Afande abaha urugero, arabwira ati wenda tuvuge ubu ngubu baguhaye amanota 15, bakaba bati uyu mwaka nugera warageze munsi y'amanota 5 cyangwa se 7 cyangwa warageze no kuri 0, perime yawe izajya ifatirwa ibikwe umwaka ubeho nta perime ufite. Ariko ati nuzajya uba ugifite amanota yawe 15 uzajya woroherezwa gutanga assurance, utange assurance nkeya, kuko byakomeje kugaragara yuko hari abamotari badakora amakosa, ahubwo bameze nk'abishyura assurance babandi bagira iki bakora amakosa. Kandi koko wabyumva ukumva nibyo se, niba umuntu atanze ibihumbi 180
akamara umwaka nta muntu agonze ngo asiranse yishyurwe, ariko undi muri wa mwaka ugashira agonze abantu inshuro eshatu. Urumva amafaranga atangwa kuri uwo nguwo ugonze abantu inshuro eshatu aba ari aya wa wundi utarigeze akora impanuka. Rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko umuntu azajya atanga asiranse bijyanye n'uko yitwaye mu mwaka. Waba warakoze amakosa menshi ugatanga asiranse nyinshi, waba warakoze amakosa make ugatanga asiranse nkeya. Bivuze ko mu by'ukuri ibi bintu bibashije kuba byubahirijwe, bigakuraho na ka karengane abapolisi bajyaga bakorera abamotari, hamwe abamotari bavuga ngo bandikirwa mu by'ukuri nta kosa bakoze, noneho ahari abamotari bakongera isura yabo ikongera igacya, bakongera bagaseka bakisanzura, bakongera bagacya mu maso. Ibi byose ni ibintu biba byagiye bigaragara aho umunyamakuru aba yagiye ku muhanda kugira ngo amenye uko abantu bagiye batandukanye babayeho mu muhanda ndetse n'ibikomeje kuba byababangamira. Nshuti bakunzi ba Omar TV Show, turakomeza tubakurikiranire iyi nkuru ndetse n'ibi ngibi nibikomeza kuba byajya mu buryo nabyo tuzagenda tubibagezaho tubabwira uko bimeze. Wowe utarakanze subscribe nshuti yanjye, bikore mu by'ukuri, unasharinge, ukande like, ukore comment kugira ngo tumenye neza niba koko tuba turi kumwe. Mukomeze mugubwe neza, njye ndi Mr. Omar. Kugira ngo rero mbashimire, mbabwire ngo ibyo perezida yadutumye tutamaliza, namwe ibyo tubatumye mumalize, sibyo? Perezida yadutumye gukora ibishoboka byose tukorohereza abamotari, cyo nicyo gikomeye. Arongera ati mubwire abamotari bakora ibyo bashoboye byose, borohereze abanyarwanda bagenda mu mihanda abamotari bagendamo. Nibyo bibiri bya twese tworoherane, sibyo? Sibyo? Icyari 25 10 erega nabyo batangire babikorere training, nabyo itegeko ritaraza batangire babikoreho training. Nagira ngo ndebe ko nabyo yabyumvise. Ko wigira ngo utabyumvise? Mutangire mukore training iva kuri 25 igana kuri 10. Mutangire mukore training iva ku minsi 30 iva ku minsi 3 ijya kuri 30. Buhoro buhoro bazajya gushyiraho ikidodo mugeze kuri 30. Ndabashimiye mwese, murakoze. Ngira ngo nshuti bakunzi ba Omar TV Show, murabona yuko byari ibintu byiza cyane, byari ibintu by'inyamibwa ndetse byari ibintu byashimishije abamotari ndetse bakaba banezerewe cyane cyane.